Akanyaga Abdul mufata nk'umubyeyi w'umuziki hano mu Rwanda. Kandi namenyereza yuko nkunda by'ukuri, nanjye nzamwereka ko nta wundi nkunda atari we, nzamuhoza ku mutima. Kera habaye umwana w'umukobwa witwaga Mukamusoni, yari mwiza ko kw'imbere n'inyuma, yaritondaga yaraberwaga. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Yes, reka nizere ko mumeze neza cyane abadukurikira umunsi ku munsi mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Ndabasuhuje cyane, twagarutse nanone ngira ngo ni ibiganiro dukunda gukora cyangwa se mwatumenyemo cyane, urugendo online TV talent detection cyangwa se uburyo bwo kujya hirya tukazana impano. Ntabwo nari imperutse, ariko ngira ngo abantu benshi barabinyishyuzaga, bari bamaze iminsi bambwiye ati ko tutari kukubona muri bya bigano byawe, ko tutari kuzana abana bacuranga, ko tutari kuzana abantu bafite impano. Uyu munsi rero noneho umuntu nabazaniye, ngira ngo umuntu utari buze kureba iki kiganiro ngo akirangize agisoze araba ari mu bihombo bikomeye cyane. Nge nitwa Gakire, ndi kumwe na Chobi kuri kamera. Mbere ya byose reka tubanze tugire gutya, tubanze twumva akantu, ubundi muze mu confirm. Amanywa nijoro ni wowe umora ku mutima, wino twibanire. Kutakubona ubu zahereza he shuti nikundira
urugori rwera indirimbo ya Makanyaga Abdul turi kumwe nande muri kumwe na Urukundo Reynilde akaba abantu bakunze kunyita Reyni cyangwa se abacuranzi banzi cyane ku izina rya Runi. Runi byavuye ku kiruni Runi byavuye ku izina Reynilde kubera rigoranye. Nagize ngo wigeze ukinaho football. Oya ntabwo nigeze nkina football byavuye kuri riya zina kubera rigoranye. Nagiye muri secondaire abantu bakavuga Runi nibwo yaragezweho. Noneho bumvishe izina Reynilde bakumva ni izina rikomplicite cyane. Bavuga ati ubwo ni Wayne Runi. Ngo reka tukwite Runi bitari baruni rirafata kugeza n'ubu ngubu. Nago uzi igisobanuro cyaryo risobanura iki Reynilde? Reynilde wundi ni izina ry'ikidage ryavuye ku episkopi umutagatifu witwaga Reynald. Ubwo rero wundi bisobanura umuntu w'umuvolontaire umukorerabushake. Wow byiza cyane niwe tugiye kuganira mufashe gutya ndajya nkagufasha ugiye gucuranga kugira ngo tuze kugendana neza. Ndajya nkoresha nanjye Runi. Nta kibazo rwose niryo nanjye ryo numva riri kungora kurivuga. Niwe tugiye kuganira ngira ngo ntago bisanzwe kubona umuntu nari nsanzwe nkoresha abantu bafite impano batandukanye ariko uretse babana bato ba Ange nabonye ushobora gucuranga kanaririmba abandi nabaganzi usanga azi kimwe ikindi atakizi bakamucurangira akabaririmba ariko wowe ibi bintu ubikora byombi reka tujye turuke hasi tubanze dusobanura abantu ukuntu ibintu byo kuririmba byaje ni impano y'umuryango ni ibyawe wakuze ukunda biraza yego. Murakoze cyane. Ubundi kuririmba ntekereza ko byatangiye nkiri mutoya nakundaga ibintu by'umuziki cyane kujya kuririmba mu makorari y'abana mu rugo nkaba nkunda kumva indirimbo cyane nk'izi za kera nkakunda kuzumva nkazisubiramo nkaziririmba ariko kubera gukurira mu cyaro ntago nari nzi ngo nanacuranga nakora ibi ngibi. Gusa mu kiriziya nabwo nakundaga gucuranga ingoma. Urabona mu cyaro ubundi bacuranga ingoma imwe abenshi. Nanjye nari narazanye akantu nk'aka innovation nkacuranga ingoma 3. Gucuranga ingoma 3 mu kiriziya. Uzi kubitisha oya izi z'ikinyarwanda zisanzwe za gakondo. Yego. So ubwo rero nkazicuranga bakavuga bakumva ni byiza bakajya bambwira tuzi gucuranga. Ubwo bikomeza gutyo ngeze no muri secondaire nkakunda kuba mu bintu by'imiziki kujya kwinterpreta kumwe habaga ama spectacle sinzi nibe waba ubizi. Yego ndabizi. Aya kwinterpreta nkabyina nkasubiramo indirimbo bimwe by'abana nkajya nandika n'uturirimbo twanjye gake by'abana bya gutyo. So bikomeza gutyo noneho ngeze nka muri Kigali nagize amahirwe yo kubona gitari. Nagiye ahantu nakuye gitari yanjye ya mbere n'ahantu kuri gereza hari amagitari bakora abafite imirya ikomeye. Narayibonye mpita mvuga ati gitari nkayigura. Maze kuyigura rero ziba zinahendutse. Ziba zihendutse byose niyo mpamvu ntari narayiguze kubera ko yari ihenze. Maze kuyigura nibwo natangiye nta nubwo nari nzi gutuning. Ubundi gitari hari utuntu twa mbere ugomba kubuza kuregera imirya ntabyo narinzi. Umushuti wanjye rimwe aje kunsura niwe wambwiye ati ufite gitari uracuranga se? Ntibyarananiye nabuze ahantu mpera narayiguze nyayishize aho ngaho. So ubwo arayifata ambwira ati reka ngende nyikuregerere. Aragenda arayiregera arangije kuyiregera arayinzanira nkajya kuri YouTube hari utuntu tuba turiho two kwigisha gitari nkagenda niga gake angira amahirwe mpura n'undi muntu atangira kunyigisha biri aho ngaho. Ubwo numvishe noneho mfashe inota rimwe nkaricuranga neza birakomeza kundyohera kubera iyo umuntu akunda ikintu akomeza kugikora. Nibe uba nko mu nzu ufite icyo gicurangisho ufite amatsiko yo kugenda ugakoraho. Ubwo rero nakomeje kujyangira amatsiko yo gukoraho biza kurangira rero ngiye no kubyiga neza mu ishuri rimwe rya hano muri Kigali cyitwa Kigali Talent School korera Sonatube sinzi niba urizi niho nagiye kwigira gitari kwa Shema. Yego Shema mwarimu Shema ni nawe wanyigishije gitari. Ya n'umushitsi wanjye ira shuri najyaga ndisura najyaga njya kwakorera
biganiro. Ubwo rero nibwo byatangiye mpuye nawe aranyigisha no kuririmba, urumva narabikundaga nkomeza kujya mbikora, biza kurangira mbimenye byose nkajya mbikorana kuko ari ibintu numvaga nkunda, ariko ntago mu muryango wanjye nta muntu nzi wigeze aririmba cyangwa ngo acurange. Wavukiye he? Navukiye mu karere ka Gicumbi. Ariko ntabyo abura ahantu hose havuka umuhanzi, ntabwo ari agace runaka cyangwa umuryango. Ngira ngo impano hari igihe yivukira, hari igihe umuntu avuka ari muri famiye ishobora kumufavoriza kuba yaririmba, ariko hari n'igihe umuntu nyine avuka ari talented kuri icyo kintu. Uratangiye rero kuririmba, ubu ngubu kuraho gitari gatoya, hari umupira wambaye Lioness 250. Iyi Lioness 250 ni channel yanjye nkunda gucishaho izo ndirimbo mba nasuyemo, kuko nk'abantu umuntu iyo ashaka guha akazi ujye kumucurangira nko mu bukwe cyangwa mu birori, arakubwira ati se nakura hehe ibyo ukora. Banze mbirebe. Ahubwo n'abantu bari kutureba bajyeho, turaza kuyipininga muri munsi y'iki kiganiro, abantu baze kugushyigikira bakore subscribe. Ahubwo niho rero ncisha ibyo bikorwa kugira ngo babashe kureba bakavuga ati tugiye guhakaza umuntu ariko tuzi n'ibyo akora. Ibyo turaza kubigeraho, ngira ngo ni byiza cyane iyo turi kuganira n'umuntu. Ariko buriya abantu bakunda umuziki, umpaye nkwereke nkwisabire, nkabonye uri umuhanga ndajya ngutungura. Hari niba ni mu ndirimbo za kera cyangwa n'iz'ubu ngubu? Iza kera. Ubwo ni muri karahanyuze indirimbo igiye kunza hafi. Ubwo nusanga utayizi umbwire nkubaze indi. Curangira Mukamusoni ya Masabo Nyangezi. Nta kibazo. Urayizi? Yego ndayizi. Habaye umwana umukobwa witwaga Mukamusoni, yari mwiza ko kwimbere n'inyuma, yaritondaga yaraberwaga, yarangwaga n'imico myiza. Bagenzi be bose yari mwiza ko kwimbere n'inyuma, yaritondaga yaraberwaga. Mu bitaramo abahungu bose barwaniraga guceza nawe, akabasubiza neza yisekera, yanimumveho ntabwo nakura. Mwana yaritondaga muri bagenzi be bose, akabasubiza neza yisekera, yanimumveho ntabwo ndakura. Umunyeshuri umwe bakundanaga wari ugiye kwiga mu mahanga, yaramubwiye ati rukundo rwanjye ndagiye ari kuza ntegereze. Mwana yarizeraga kanagira umutima, yaramusubira ati rukundo rwanjye genda nzagutegereza iteka. Yamwijeje ko azamutegereza imyaka
yamutegereje amajoro ibihumbi 18 mwana yarizeraga kanagira umutima koko yamutegereje amajoro ibihumbi 18 urukundo ni nk'ibaba mu muyaga uwo mukunzi ntiyagarutse umukobwa we yishwe n'agahinda iby'urukundo bishiriraho mbega ukuntu yarashaje we muri bagenzi be bose umukobwa we yishwe n'agahinda birarangira sinjye wahera umukobwa we yishwe n'agahinda birarangira sinjye wahera. Yo, iyi nkuru disi irangira imbabaje buri gihe uyu Mukamusoni disi aba yambabaje cyane ariko biranashoboka ngira ngo abantu bakuru barabizi ko abantu bari abantu ba kera nagize amahirwe kujya nganira na bamwe bakiriho bagikora umuziki bambwiye ko ibintu byinshi baririmbaga byabaga byarabaye ibitarababayeho byagiye biba kuri bagenzi babo akaza akamubwira inkuru agahita yikoramo indirimbo ngira ngo ni byinshi mwagiye mwumva indirimbo za ba Makanyaga hari indirimbo ya Makanyaga y'imbabaza nawe ngo yavaga inyamirambo akajya gutereta igahini hari uriya mukobwa n'indi iriya ndirimbo bayita reka nze nyibuke neza kuko Makanyaga yagagutereta ntabwo ndi kwibuka neza yavaga inyamirambo akajya igahini n'amaguru ibazo urwo rugendo ariko ubu ngubu n'umuntu wakubwira ati genda ikabuga ujye kureba yosheri wawe uhita uvuga ati nabuze icyo ntega yajyagayo yambwiye ko yajyagayo akararayo yagendaga amuherekeje ubundi uwo mukobwa yari afite famiye ngo kumumena akagenda amuherekeje yagerayo kubera bwaba bwije akaryama bugacya mu gitondo umukobwa nawe akamuherekeza ngo yamugeza mu kabuga kamusha bagabanyemo hagati agasubirayo undi nawe akaza i Kigali urukundo ako kiragiye nyine kubera ko na Moido de Plasma Star nyinshi niyo mpamvu yego ikindi yambwiye ko ngo urumva icyo gihe habaga hakiriho mugani ibyo twakita ko ari urukundo rwa nyarwo na communication yari ntayo kuko byaje no kurangira nawe inkuru ntago yarangiye neza byarangiye amubuze akawohereza ibaruwa ntabone feedback agasanga yazajya kumusura agasanga ibaruwa ntiramugeraho barimutse ahubwo yagiye asanga ngo barimutse ngo nta nubuza aho bagiye inkuru rero birangira ukirinza kuyibuka ndayibwira abantu iyo ndirimbo yego ngayo nguko ngira ngo umuziki rero ku gitsina gore tugiye kubanza turebe muri Kigali uhari nk'umuntu uri mu kazi n'akazi ufite n'umuziki ufite ibindi ukora byunganira yego mfite ibindi nkora byunganira umuziki ariko n'umuziki ndawukora nk'akazi ntago nakubajije ku kantu wambaye ku kuboko Kenya ndabona iyo ari flag ya Kenya yego ni Kenya kubera iki Kenya Kenya ni igihugu nabyirutse nkunda cyane mu bihugu duturanye nicyo igihugu nkunda no kugitemberamo ufiteyo inshuti yego n'abavandimwe birumvikana cyane ariko u Rwanda rwo ruri ku mutima u Rwanda n'u Rwanda dore nabibonye hano 250 iyo ubonye 250 uhita umenya ko yego 250 abari mu Rwanda ngira ngo ni byiza cyane umuziki rero kuba uri kuwukora hari imbogamizi nyinshi yego
kuri ugiye kumbwira imbogamizi ujya ukunda guhura nazo cyangwa se ubu challenges zishobora kuba zituma ubona aho uri kujya nyine ugomba gushyiramo imbaraga cyane. Ndebye aho ngeze naho ndi kugana navuga ko nta challenge cyane zihari zatuma ngo wenda ngo nabireka. Nta challenge mbona ubu ngubu rwose mu muziki ni mwiza. Ntabwo urasuzugurwa, ntabwo gusuzugurwa, ariko buriya sinzi ukuntu umuntu asuzugura undi, biterwa nuko aba yamufashe wenda cyangwa yamubonye. Hari wa mugani, hari igihe abantu babona wenda ugiye nko gucuranga nko muri bar, wenda bakumva ko wa mugani ari ibintu biciriritse biri aho ngaho, ariko njye ntago ibyo bintu bijya bimbaho, ntago ndahura nabyo ngo umuntu aze anca amazi, niko tubivuga nkaca amazi kubera ko ndi gucuranga. Kuvuga ngo we wanamuha umwanya wo gutuma nta n'umwanya namuha, kuko mba ngiye nzi icyo ngiye gukora, nangiza gukora akazi kanjye nkataha. Ntago bikunze kubaho, ubundi umuntu asuzugura wisuzuguje. Okay, gucuranga bishobora kukubeshaho muri Kigali cyane. Reka turebe ikindi kintu giwa gikunda kuvuga cyane cyane ku gitsina gore kiba mu muziki, ruswa ishingiye ku gitsina, ugasanga nayo ishaka kukubera imbogamizi. Nkuko nabivugaga njyewe ntago mbona ama challenge menshi cyangwa se imbogamizi zigenda muri n'abagabo se mpura nabo, ariko nk'umuntu uri bumpa akazi akenshi nibe umuntu akeneye ko njya mu kazi ke mu birori, yego yajya kunyaka ruswa gute? Gusa bibaho, bishobora kubaho. Ati cyo kugushakira akazi ujye uririmba kandi ukabona harimo agafaranga gatubutse ndende, ubundi akaba yaba ngombwa ko icyo gihe ntago nagafata. ntago wagafata. Ubundi mfite intuze principe ngenderaho, bishobora kuba ku bantu nk'umwana w'umukobwa ukiri kuzamuka, abona ari byo bintu bimeshejeho, afite none n'impamyi. Hari kuntu umuntu agira impamyi yo kubona ayo mafaranga cyane, bigatuma akora nibidakorwa. Urumva ataka kazi ni kanshi kandi kashobora ngagomba kunshika, ariko yitonze akaba afite intego agenderaho, akavuga ati nzakobebe, ndavuga ati nzarya dukeya ndyame kare. Abantu bakakubona muri iyo sura, bakakumenyera muri ibyo ngibyo ko ari uwo murongo ugenderaho, ntago bajya babikuzanaho ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni iki kintu wabonye difference yo gucurangira abantu bangoye inzoga no gucurangira abantu batazinyoye? Ko hose urahakora. Yego. Abantu bangoye inzoga kubacurangira biraryoha, barizihirwa cyane. Barizihirwa bakajya muri mood ukumva koko nawe wishimye, ariko umuntu utanyoye kugira ngo umukonvenka haguruka byine ntago yabyoroshye. Niko bikunda kugenda cyane. Rero umuntu wese tuba mu buzima bwo kwiga, ninde muntu wigiraho ufatiraho icyitegerezo cyangwa se role model wawe, cyangwa se uwo twakwita ko ushobora kuba ufata nkaho nyine ukavuga ati uyu muntu ndebye ibyo yakoze mugendeyeho ntago naba ndi kure y'icyerekezo cyiza? Icyo kibazo ko numva kigoyera, kuko muri rusange ngewe nkunda umuziki. Nkunda umuziki, ntago rero mfite role model umuntu ucuranga wese igicurangisho cye, kuko ntago ari gusa ncuranga na drums nk'iyo ndi muri band. Yego. Umuntu rero ucuranga ibintu kumva ari kubicuranga neza, uwo ndavuga nti ni byiza. Kandi nkuko wavuze ati kwiga no guhozaho, n'ubundi ndakiga. Umuntu wese rero mbona uzi cyandusha, azi cyakora, mbona hari cyakora cyiza gishobora kumfasha, icyo nkigenderaho. Ni muri urwo rwego ngiye ntago mvuga ngo ncuranga indirimbo z'umuhanzi runaka gusa. Ncuranga indirimbo numva ari nziza, indirimbo numboni ikunzwe, cyangwa se nanjye numva nkunze ko nkora ibyo numva nkunda cyane, kugira ngo mbikundishe n'abandi. Ushobora gucuranga gospel? Yego, gospel nazo nshobora kucuranga. Nakuriye mu Kiliziya Gatolika, ho ntago bakunda gucuranga gitari cyane, ariko na gospel nshobora kucuranga. Reka twumve akantu gatoya tujye tunashima Imana burya mu byiza ni bibi. Ho gato ntago ari ngombwa ko ari indirimbo yose, reka twumve ka gospel.
ntabwo nyizi cyane iyi ndirimbo ariko nuko ariyo ihise inzamo ako kanya. urakoze cyane ngira ngo abantu bari kubyumva kugira ngo umuntu ujye kumucurangira mu bukwe mu birori bisanzwe ufite hoteli afite bar we wavuze ko utajya wirirwa uvuga ngo icyo ureba uravuga ati ibyo ndi buha abantu ndabifite ubu twumvikana nawe twahuje ubu ni ngenda ha abantu ibyishimo bisaba iki nta kindi bisaba ni communication gusa yashobora kumpamagara cyangwa se agaca ku mbuga nkoranyambaga zanjye ubundi tukumvikana turaza guha abantu nimero yawe nta kibazo turaza kwishyiraho hano kuri iki kiganiro kugira ngo umuntu ukeneye ko by the way are you single or married nabonye impeta ariko ntago nari nabashije gusobanukirwa ari iki n'umurimbo ntago ari umurimbo 100% kuko ifite n'igisobanuro ntago naba mariye ariko yego ifite nyirayo. Igisobanuye iki? Isobanuye ko ndi engaged. Warafashwe? Iyo ni proposal? Nuko itariho ka kanyenyeri nge ni ubu bwoko nkunda noneho turaje tuzinywe vuba amaye nka nuko ubwo nari ntangiye kubwira abahungu banjye hano baba ari maso babwira nti akanimero ngasizeho rero ibindi muzigeragereze none usukiraho akantu bita ngo stop yagashyizeho uri wagashyizeho ntago ari gera ariko mwana b'inshuti barerega ntarirarenga ntarirarenga mwabantu mwe wakigeragereza ariko ntago nkubwiye ngo ntago ngiye muzanya hano kugira mugerageze muzanya ngo twicurangire ibindi Imana niyo ibigena Imana niyo ibigena ntago nabwo umuntu tuba twaciye iteka umuntu ashobora kukwambika impeta ategeze kamera nka Mukamusoni bikarangira ntago yabinkora uwi Rwamagana ashobora kuyikwambika ugasanga uwimuhanga niwe ugukukanye ibintu byose birashoboka mu gihe umuntu abatari yaba yamanika gutya ikiganza bari abakiri hari ariko iyo umuntu utujye twubaha iyo umuntu agupropose ibyo byose nuko aba afite gahunda nzima gusa nabwo hari abantu babikora just hari umuntu wari kumbira ngo hari systeme abasore baba bafite kugira ngo umwizere umwirekurire umwihe wese bavuga ati nubundi ni wanje iyo mpeta noneho ikamara ya majoro ya ntuza ya Mukamusoni gasanga urashaje ako bira nubuhemu ubuziritse umuntu face ikindi kandi wowe mu mutima wawe uzi neza ko nta gahunda ufite ubwo reka tubwira abasore bameze nk'abo rwose ko bisubireho ubu ni nimba wambitse umuntu impeta amezi angaha babaye iyi nawe ni imbegeye kumara amezi arenze 6 turayikuramo oya ntago aragera ntacyo ako kantu kari kanjanye mu myaka ya kera bya bindi bita bya bihe turi no kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu ariko ntago turi bure kubwira no kugira inama abakobwa bari mu kigero cyawe bari mu muziki. Hari igihe umuntu aba yumva ko mugani afite ugeze kubivuga afite inyota yo gushaka kwamamara cyangwa se gushaka kugerayo vuba akaba yakoresha uburyo inzira zitari mbi cyangwa kanyura inzira z'ubusamo. Abo bantu urababwira iki? Urakoze cyane. Ikintu nabwira umuntu uri muri kariyeri y'umuziki namubwira ko abantu bakunda umuziki. Abantu bakunda umuziki pe. Abantu bakunda umuziki iyo ukoze abantu barabigukundira, abantu babikubahira kubera ko noneho wa mugani nk'umuntu w'umukobwa ntago abakobwa bakunze kubikora cyane. So rero umuntu niba bikora akora umuziki ari impano ye yumva ari impano bimurimo yumva bikunze nakore ubundi icyasabwa no gukora gusa gukora bya bindi byo yifitemo iyo mpano akayereka abantu
akayigaragariza abantu rero n'iterambere rizazana nuko gukora kwe yego nicyo kizabizana Yego. ikindi nyuma yuko turi buze guhita dusoza n'akaririmbo ka nyuma harabura iminsi mike cyane ngo dutore nk'umujene nk'urubyiruko aho u Rwanda rwavuye aho rugeze ubu ibyo twishimira urabwira iki urubyiruko rudukurikiye nabo barabizi nk'urubyiruko iki gihugu iterambere tugezeho hari umuntu wabigizemo uruhare 100%. yego perezida wacu tugomba kumutora nta n'ugomba kuza kugira ikindi avuga kujyana hirya no hino tugomba kumutora kuko niko gushyigikira iri terambere tugezeho kandi rikanakomeza kuko ibyiza biri imbere biracyaza ubu ngubu nibwo hari umulecturer umwe wajyaga avuga aho nigaga ngo u Rwanda rurarese ubu rugiye rwa leta rero tugomba kumutora mbese kuri 15 yego gahunda ni yayindi ni ubukwe ni ku gipfunsi nta handi tugomba kujya kureba yego nguko ngira ngo reka dusoza ariko ntago ushaka kunshika utyo twongere dukozeho uko kantu kakira dusezera ku bantu tunabashimira cyane nimero ya telefone ndayishyira hejuru kuri kiganiro kandi abantu bose bari badukurikiye ari abashaka haba ari ukugushyigikira mu buryo bw'ibitekerezo haba no gushyigikira mu buryo bw'ubushobozi haba n'abashaka kuguha akazi ubwo nibyo mvuga nimero yawe baraza kuyibona hejuru ubundi reka dusoze Lioness 250 ndaza gushyira link yayo munsi y'iki kiganiro kugira ngo babashe kugushyigikira humura Rwanda nziza humura ngaho ndaje humura Rwanda nziza humura ngaho ndaje igihugu cyiza dore nkwambariye impumbya inkingi wegamiye Rwanda inkingi wegamiye humura Rwanda nziza humura ngaho ndaje humura Rwanda nziza humura ngaho ndaje niba umutima utera ntuhame mu gitereko ndawuhoza simba ibyiza ndawuhoza simba ibyanjye humura Rwanda nziza humura ngaho ndaje humura Rwanda nziza humura ngaho ndaje igihugu munda maze nkwihorera iruhande muririmbire nkureba Rwanda muririmbire nkureba humura Rwanda nziza humura ngaho ndaje humura Rwanda nziza humura ngaho ndaje nzakuhagira umwana irukane umwanzi umwambaro ugukwiye Rwanda umwambaro ugukwiye humura Rwanda nziza humura ngaho ndaje humura Rwanda nziza humura ngaho ndaje nzagutsindagiza demokarasi izakugeza ku majyambere y'abana bawe Rwanda y'abana bawe shenge humura Rwanda nziza humura ngaho ndaje humura Rwanda nziza humura ngaho ndaje humura Rwanda nziza
Makanyaga Abdul ngira ngo numwe mu bahanzi hano mu Rwanda dufite baba legend ariko nanone bagihari n'ubundi bagitanga umusanzu mu muziki nyarwanda. Kuri wowe umufata ute? Murakoze cyane. Makanyaga Abdul mufata nk'umubyeyi w'umuziki hano mu Rwanda, ko ni umubyeyi wubatse ibigwi mu muziki. Tumufatiraho icyitegererezo, yaduhaye urugero rwiza, yaduhaye indirimbo nziza n'ubu ngubu zikiri mu mitima y'abantu, uririmba ukumva umuntu rwose araryohewe, kubona umuntu arayikunze. Makanyaga Abdul mufata icyitegererezo cyane mu muziki hano. Indirimbo za kera, ibitekerezo birihuta cyane, akantu gatoya cyane. Ibitekerezo birihuta cyane, bigana uwo nkunda, ibyishimo byinshi birasaza cyane, kubera kwiteka turi kumwe, kandi namenyereza yuko ankunda by'ukuri, nanjye nzamwereka ko nta wundi nkunda atari we, nzamuhoza ku mutima, nzamuhoza ku mutima.